Amazina yanjye nitwa Mariya. Ngira mbashimire kuri iyi nkunga. Mwaratubwiye ko papa yarabataye nta n'ikintu na kimwe abafashaho. Ni ukuvuga ngo wowe ukuntu twari tubanye we nyine byamaze kugenda kuriya ashaka undi mugore wa kabiri. Ubwo nyine mu gihe twari tukiri bato twabashije kubana nawe. Rero nyimara kurangiza primaire nyine mbona ko kubana nabo bitagishobotse, niko kujya mu mujyi nyine gushaka ubuzima buto. Uwo murumuna wanjye nyine aba ari we bagumana, ariga bwa mbere aratsinda primaire, ubushobozi bwo kujya segonderi burabura, ayiga nayo nabwo bize turokome aratsinda. None se hano amafaranga y'inzu yakuye amanota y'igihembwe gishize bari bayamwimye kubera kutishura koko? Ntabwo tugeze tuyamenya kubera ko nta muraho bavandimwe badusangire ni Costa ngaha kore dusangire. Twari twamaze iminsi dushakisha abana twifuza gusangizanya nabo urukundo, cyane cyane batishoboye. Twashakaga ku buryo bwo gufasha abana b'abakobwa gutera imbere, biga cyane cyane muri science, kuko science ni nziza. Ubwo rero twavuganye n'umwana w'umukobwa uri muri science, twabashe kubona umwe mu Rwanda n'umwe w'i Burundi byatugoye kuvugana nawe, ariko nituvugana nawe nacyo kiganiro tuzagishiranga. Impamvu dukora ibi ngibi ntago ari ngombwa kugira miliyoni kugira ngo ubashe gufasha abantu batishoboye, ntago ari ngombwa kugira ibihumbi n'ibihumbi, ahubwo n'umutima no gukurikiza cyane cyane ibyo umwami wacu Yesu Kristo adusaba, kugira urukundo, cyane cyane gufasha abatishoboye. Kuri ubu buryo rero turaza gushira ikiganiro twavuganye n'uriya mwana uri mu Rwanda, twavuganye mbere na mukuru we, tuza kuvugana nawe ababwire kandi arimo ubutumwa bwiza nk'umwana w'imfubyi, nk'umwana wahuye n'ibibazo byinshi, akangurire by'umwihariko abana b'abakobwa muri yariya mutinya kwiga siyanse, agakangurira n'ababyeyi ku buryo mwashigikira abana kwiga siyanse, kuko siyanse ni ngombwa cyane. Tuzakora ikiganiro ku mpamvu zo gukangurira abana kwiga siyanse. Ngaho rero mukurikire. Mwiriwe. Yego. Mugerageze muvuge ijwi rirerire. Yego. Mukandi mumbabarire ko tubahamagaye dutinzeho gakeya. Nta kibazo bari babisiye. Harya ninde tuvugana? Ni Maria, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wacuruje neza uyu munsi? Uwungutse bihagije? Uwungutse bihagije? Nta kintu ntiyashinze Imana, iyo ubonye icyo uri butye nta kintu. Birumvikana. Twaherukaga rero gushaka abana babiri biga muri siyanse twifuza kwishurira, hanyuma rero nuko twabashije mu bana twabashije guhitamo, hakaba arimo na murumuna wanyu. Hanyuma ari murumuna wawe Marita. We yitwa Marita. Yitwa Marita, ahubwo yitiranwa na mama wanjye. Ubushize wari wabimbwira ko kuri vuga bitugoye. None warambwiye ko mubana muri babiri gusa, nuko bimeze? Yego. Hajya mama byagenze gute? Mama wacu yitabye Imana. Mwihangane, yitabye Imana ryari?
yitabye Imana hashize igihe? hashize ni muri 2002. Muri 2002. Abasiga muri babiri? Turi batatu, hari na musaza wacu. Ni wowe mukuru? Ni njyewe mukuru muri bo. None se ubundi ikibazo afite cyo ku ishuri Marita ni kiye? Tugiye ku ruhande rwa Marita, ikibazo afite cy'ishuri ni kiye? Ikibazo gihari nta bushobozi dufite bwo kwishyura minerivare. N'ibikoresho nyine kubibona biba bigoye. Ninde ubishaka ibikoresho ubundi? Ibikoresho ni njyewe ubasha kubishaka. Ariko hakaba n'igihe n'igihe mu bushobozi mfite bitabashije kuboneka uko bikwiriye. Hanyuma ubundi biriya bintu ucuruza nibyo bikwishyurira inzu bikanabasha no gushakisha utwo dukoresho twa murumuna wawe? Nitwo nabasha kuzunguza bikaba byavamo ibyo byose. Ariko ubundi mu nzu muri babiri gusa aho ngaho mu bana? Aho turi babiri gusa. Nta mwana mutoya mufite? Ninjye nawe. Nta wundi mwana mutoya, ninjye nawe. Hajya ucuruza iki? Ndajaga mbasha kurangura udutangawize, udutunguru n'utundi tuntu bikeya dushoboka nyine ubona ko tudahagije n'utuntu two gufatikanya nyine mu buryo bwo kwiranga kugira ngo nyine umuntu abone isabune n'ikindi yaba akeneye. Ubundi nimba atari ibanga ku munsi ucuruza nkangahe? Ntabwo ari menshi, ntabwo narenza 10,000 ku munsi. Ari iyo ubonye hari igihe bitagera kuko nyine tuba ari utuntu duke tworoheje twa detaye. Ucururiza mu isoko? Ufite ikibanza? Ikibanza ngira ni umuntu nyine wari warampaye aho kwiyegeka nyine nawe mu buryo bwo kumfasha muri kose. Ikindi kibazo nifuza kukubaza, umutayi wawe urimo nka wangahe? N'ibintu ucuruza bigeze mu gaciro kangahe? Ni make cyane, ntabwo byarenga 20,000. 20,000? Muri make urangura ibintu by'ibihumbi 20,000 wenda ugacuruza nk'ibihumbi 10 hanyuma rero ukongera ukarangura. Hanyuma se ku munsi ugeza ku bihumbi 10? Ariko hari igihe bitabasha gushika bitewe n'uko umunsi wagenda. Birumvikana. Hanyuma inyungu wunguka nkangahe ku munsi? Inyungu yo ku munsi ntabwo yarenga 1,000, yaba ari menshi wenda n'5,000, ariko nabwo ntabwo ari ko buri munsi narara nyine. Hanyuma inzu muyikodesha angahe? Inzu narikodesha 5,000, nyine ni akantu k'akageso gaciriritse gahinganiye. Hanyuma mwaratubwiye ko papa yarabataye nta n'ikintu na kimwe abafashaho? Ni ukuvuga ngo wowe ukuntu twari tubanye, we nyine byamaze kugenda kuriya ashaka undi mugore wa kabiri. Ubwo nyine mu gihe twari tukiri bato twabashije kubana nawe. Rero nimara kurangiza primaire nyine mbona ko kubana nabo bitagishobotse, niko kujya mu mujyi nyine gushaka ubuzima buto.
uwo murumuna wa Aline aba ari we bagumana, ariga bwa mbere aratsinda pirimeri, ubushobozi bwo kujya segonderi burabura, ayiga nayo nabwo abize toronkome aratsinda. Nuko nyine tubiganiyeho na papa abasha kumuha ubushobozi cyose cyo kugenda, ariko amwishyurira umwaka wa gatatu, wa kane urarangira. Agiye kujya mu wa gatanu nyine ubushobozi aravuga ati ntabwo byashoboka, habonetse undi muntu umwe aramwishyurira, agezemo hagati aravuga ati minerivare batanga nyinshi ntabwo nabishobora. Ubwo rero nyuma bitewe n'uko ku ishuri bari bamaze kumbwira ko babona ko azitiye, niyo mpamvu bari babanje kutweranja kuriya baramureka bayiga nta minerivare. Bambwira ati nimubona umuntu mushobora kuzabona umuntu amutera inkunga bitewe n'ibibazo byenge, akaba yabasha kugirana n'ubwo buryo yabashije kuba yari ari ku ishuri. hanyuma numvise ngo babyeyi y'igihembwe gishize bari bayimwimye, amanota y'igihembwe gishize bari bayamwimye kubera kutishura. Iyi ntabwo tugeze tuyamenya kubera ko nta minerivare yari. Ariko ndumva hari n'umuhanga cyane yagendaga atsinda nubwo hagiye habaho ibibazo byose. Kuba yari umuhanga kubona ko agerageza pe, kuko no ku ishuri usanga nyine abayobozi bose tubasha kuvugana nyine baba bamushimira, kandi bati bitewe n'ubuzima muba mubayemo n'ubwo umuntu aba yarapfiriyemo aragerageza ati ubwenge tumubona nanjye ubona ko natwe tubukora. Birumvikana cyane, natwe buriya ishyaka niyo rya mbere, natwe twakuze mu buzima bugoye, ariko Imana yagiye dufasha twizirika twihambira ku masomo. Muri kumwe nawe aho ngaho Marita? Uwo Marita yarahari mume gatoya muvugishe. Mari ati hello, muraho? Yego. Numvise uri umuntu w'umuhanga cyane, wagiye utsinda nubwo habagaho ibibazo byinshi cyane. Ubwo rero ntago tuziranye, gusa twanjye na madamu dufite chaîne ya YouTube yitwa Dusangire. Dusangire ikurikiranwa n'abantu benshi aho ngaho mu Rwanda iwacu ni Burundi no mu bice bitandukanye. Nuko rero twatanze itangazo kuri Dusangire dushaka umwana w'umukobwa wiga muri biology cyangwa chimie, muri science cyane cyane ufite intego yo kuziga ubuganga. Nuko rero twashakaga umwe i Burundi n'umwe mu Rwanda. Ubwo rero mu Rwanda rero abantu bagendaga baduha abantu batandukanye, ariko twumvise twashakaga cyane cyane ugiye kurangiza. Mu bari bagiye kurangiza rero ni wowe wenyine. Intego yawe ni iyihe? Intego yanjye ni ukuziga, numvaga nari kuziga medecine. Nukuri uzabigeraho, ukomeze wizere Imana, kuko yo yagufashije mu bihe bigoye cyane, kandi buriya Imana ikunda abantu bihangana. Cyane rwose ibyo nibyo nizera. Natwe twakuriye mu buhungiro, twavukiye i Burundi dukurira muri Kongo, ariko tuba mu buzima bugoye, ariko twakomeje kwihambira mu masomo, turya rimwe ku munsi nabyo ku bw'amahirwe, ariko ntibyatubujije kwiga. Ubwo rero kuba uri umukobwa ukiga muri siyanse kandi ukabyiga ufite intego nk'iyo ngiyo, ni ibintu byiza cyane. Sinarangiza ntagusabye ikintu kimwe kugira ngo mbareke. Niki kintu ushobora kubwira abakobwa benshi batinya kwiga siyanse?
ni ukwitinyuka nk'uko bavuga ngo siyansi zirakomera ngo bisaba ngo batinyuka kuko nta basaza bacu bavuga ko siyansi ariyo bagomba kuziga ariko byanjye nabonaga byose bisaba ubushake n'abakobwa bayiga ni ukuri abakobwa mwumve neza ubu buhamya bw'uyu mukobwa wize mu bibazo bikomeye cyane arimo kuduha ubuhamya bw'ahangaha anavuga yuko ko abakobwa mutinyuke mwige siyanse kuko siyanse ni nziza ishobora kuzabageza kandi siyanse si y'abasore gusa. Hanyuma ababyeyi noneho ababyeyi urababwira gute niki kintu ushobora gukangurira ababyeyi ko bakangurira abana babo b'abakobwa kwiga siyanse inyungu irimo ni ye? Inyungu yo kwiga siyanse ifasha kumenya cyane cyane n'ubuzima bw'imyororokere. Birumvikana. Ikindi wari ugiye kongera ikindi? Ikindi kandi bituma umuntu agira n'ubundi bumenyi ku binyabuzima. Harimo nk'ibibazo byinshi tuba twibaza nko ku binyabuzima tukabisobanukirwa. Aho ngaho nemeranya nawe 100%. Ababyeyi muri aho ngaho ni ukuri ni byiza dukangurira abana bacu kwiga siyanse nk'ukuntu uyu mukobwa wize mu bibazo bikomeye cyane ariko ntibyamubujije. Hari n'ukuntu umuntu kubera ibibazo aba afite akavuga ngo reka nige ibyoroshye, ariko wowe waravuze hamwe n'ibibazo ufite ujya kwiga siyanse. Ibyo bintu ni ibintu byiza cyane kandi nakunze aho wavuze yuko ko siyanse si y'abahungu bonyine n'abakobwa bayiga. Urakoze rero cyane. Ubwo rero tuzashaka ukuntu tukwishyurira ayo mafaranga, hanyuma nitubakenera tuzavugana na mukuru wanyu Mariya, hanyuma na Mariya nawe ku bintu acuruza yatubwiye ko akoresha umutayi we ni w'ibihumbi 20. Nanjye nitwa Mariya, ngira mbashimire kuri iyi nkunga mubashije kuntera. Nanjye ngiye kugerageza nshaka uburyo nzajya nyashora nkagira utuntu narangura, ibi bikaba yabasha kumfasha kuba nabasha kugira ikintu mbasha kubona nkaba nayahahisha cyangwa nakemuza utundi tubazo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ukomereza aho ngaho, ntuzacike intege, ntuzatega amatwi abantu baguca intege. Umuhati ni mwiza kugeza ku n'Imana ibonye ko ufite umurava iragushyigikira kandi ugatera imbere. So ukomereza aho ngaho rero. amafaranga y'inzozi Nguko rero mugire ijoro ryiza. Yego namwe. Witeka barinde mwese. Yego namwe. Namwe yego. Joni muza bavandimwe hano kuri dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Uraho bavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze.